igikanu cy'imboga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwakamanzi ndi nk'uyu amashyengo ngahore igisigo ngwije imiganda umucyo ugitamye mbonye yombi umucyo ugitamye ndabona impinga imirya igiterwa mbona ibyo nanga bicaracara bwo ariko nsemba imiganda ngarura ubwema mu mucyo ugitamye wimara mwagacyo humeka uravuga numva bugacya ndeba murange nshaka ko tuyacoca ngo mve mubwira usinkibushaka uhe muringanye mfite ubwo ndeke kukwicira ejo hazaza twa tugambo njye uhora umbwira tumujya umbwira tunariboye njye mbona ukwiye kuba umuhanzi nyamara waba umusizi nkanjye kwiteruye murahomera aha umva se kandi ngo ndibagirwa ndibuka ndindagira mu mpinga nkibona ngenda aho mu kidogo kabuga karama gitega yose nkabura umwari uyuzira inenge ndigitarangiza ku muringa ndibuka ndambagira gitwari nseruka irwamagana ibutware nk'umuntu ushinjagirana isheja mbona abo mwari kumwe mukunzi nawe muhwanije nawe mu bwiza nibwo nabonye umurarungu abanyamuryango ubwo murabyumva umunsi wa mbere sinaryamye bwo ijoro ryose sinzi uko ryakeye narimo numva ndemwa bushyashya narimo notuma uwo muringa reka dushyenge tuvuge ijambo uretse ducika ntitubinganje batatuvumburamo ubugwari dore ko twicwa n'iyo bwije twe tubitura icupa n'abari no mu kirambi tukaharyama erega igihe iyo kije ntikikubwira nibwo bakwita umugabo sembwa umwe utarya niyo watabuze icyo arya ukiyima ijambo ntawe uri kwatse ukavuna umwari akagira intenge nyamara disi ntibinasanzwe bimwe by'abubu byanateye rimwe umubwira ibuzire shenge bugacya tubona inguma mu maso bagahishira ngo mudatana reka ubwo mpindukire nzi iwanjye iyo nge ntacyaho mugabwibwi nahansanganizwa urukundo agacuma kabiri ateshira inyota maze umurenga ukaba mu gituza tise umucurure mugabo mwiza iyi ikaba injyana ituma mukunda no mu rugamba nkagira ibwira nkahamya intego nkagira ijambo bugacya numva mfurebwe wese kubwo guturiza mu gituza cyumba tuye uwo muringa kuko imiganda ndanayigwishe yemwe ndabona amasaka yeze ngaruye ingamba rero unyumve shenge ukunda untegere yombi ngo mbonere isabigwe dusa erega irisabigwe dusa cyobaho cyusa gisa na se ubusa umwaga wava he cyangwa se uri kanyaraye ngwino zuza ikivi kibondo erega nanjye sinatuje uwo mubyeyi yabyaye ate nyaruku ndebere ku ruhimbi muhiyo nshyushya gotomere nacurura ubwo uvuga uti so mucurure mugore mwiza iyo niyo njyana ituma gukunda uyu mu rugamba agahorana bwira gahamya intege ikamuha ijambo akitwa nkarigira ibigwi seka useka uko usanzwe yanambwiye ngo iyo usetse abyumva ahari bikamusaga disi yanze ubu no kuryama tarayidirisa bigwi dusa reka nyame ngiye mu gikombe ngiye kuba nuzuye inkuru ndende muzi uko nambika icyo kibondo gusa iyi ntashyo ntigutonde nsanzwe mbizi ko nagutoje nkanizera ko ari intware bite mukunzi ngarukiye makuru ki muravuga iki ko mbona tuje n'igishyika aho se maye ni bazima ko mbona ndebana ikiniga nkaho ushaka guca amarenga horase kandi shira iyo ntimba shira agahinda n'ikiniga abawe bose ni bazima tuzi utaza ko bikigwari nabigwa wawe ni musore ubu ngende rwibasira ibitero nkaba mu mashu umwe udahusha ndi rutaneshwa warumenesha bica umuryango ni ruvuyanga no ku rugamba nzana abasaga ngende ruti ndi ndarutikura uje mwima n'aka gahenge nkaba mudatinya wo ku rugamba inkuta yanjye iva mu ruge gahamya intego impesha ijambo ariko disi na ruganza na sheri wanjye nawe arabizi kabura icyago umugore nkunda dore ko kwiyamagana rwose no kuguheka ubura bikwiye reka mbabwire imara agahinda si ugukunda habe gukundwa si ugupfusha habe kubyara si ukubyara habe gupfusha ni ugukunda amaze ugakundwa
ngwije imiganda umucyo ugitamye, ariko disi ntacyo bitwaye. Umucyo wanjye ntibigwiriza, menya amagambo si ubuhanzi, kansoma intanga ibimpembura. Umuryango mwiza, murakabyara, mugira amahoro, Imana iganze. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi wunganira imanzi.